hanuka twibuka muri no minsi itwibutsa iki? Iyo ubutwari kwizera n'umuntu biri mu kaga, tugomba kutabigwari kabone niyo haba hari igitutu kimeze gute. Wizere Uwiteka Imana uzatsinda byanze bikunze, umenye ko ejo hazaza hazaba neza, niyo mwaba bake Imana izatuma munesha. Hejuru ya byose komeza ucane itara ryawe ubera abandi urumuri mu gihe cy'umwijima. Mwizere Uwiteka Imana kandi mubikomereho cyane. Byagenze gute rero? Turasubira mu kinyejana cya kabiri, aho abagereki bashatse kwifatira ubwoko bw'Uwiteka ku gahanga kugira ngo batoze imigenzo ya gipagani. Byaje kugenda gute? Ahagana muri 323 mbere y'ivuka rya Kristo, umwami Alexander amaze gupfa, amaze gutanga, ubwami bwe bwacitsemo ibice bine. Yudeya nayo yari ifite intege nke, igwa mu maboko y'abagereki. Abagereki bayoborwaga n'umwami witwaga Antiochus wa kane Epiphanes, ariko waje guhimbwa izina Epiphanes kubera ubugome yari afite abo mwami umwaga gutyo. Yakoze iki rero? Yahise afata ubwoko bw'Imana abuvana ku ijambo ry'Uwiteka, avanaho gukebwa, avanaho isabato, avanaho amategeko, afata inyandiko z'Uwiteka zose aracana, yimika Imana bye byitwaga Zeus, abishyira mu rusengero rw'Uwiteka. Nuko rero batangiye gutamba ibitambo, ikizira kigera hera hahera, aribwo yafataga ingurube agashaka kwitambira ibimana byabo mu rusengero rw'Uwiteka. Urumva ko byari ikizira cyageza hera hahera, bwa Rugesera. Ibyo bintu yakoze byari bibi cyane n'akabarore. Abamakabe rero byaje kugenda gute? Abamakabe bakaba arabigisha b'ijambo ry'Imana, bari icyo gihe bayobowe n'uwitwa Matiyasi, umwigisha wanze yuko ibyo bintu bikorwa mu rusengero rw'Uwiteka. Yabigenje ate? Yafashe uwo muntu wari gutamba ibitambo by'ingurube aramwica. Amaze kumwica nibwo abandi bahise babona ko kwigobotora aba bantu babisha bishoboka. Matiyasi rero yaje gutanga arapfa, umuhungu we Yuda aramusimbura. Yuda witwaga Nyundo noneho afata abantu bake arababwira ati muze twivuna ababanzi byanze bikunze tuzabashobora. Bakoresheje ibyo bita gerira, kurwana ari bake bihamba ku benshi, kubera ko bari bazi igihugu barwaniragamo, bakizi neza, bafite ukwizera guhambaye k'Uwiteka Imana. Nuko mu 164 mbere y'ivuka rya Kristo bisubiza Yerusalemu, birukana umwanzi kubera kwizera Imana yabafashije ituma batsinda. Bamaze gutsinda rero byagenze gute? Bagiye mu rusengero basanga rwarangiritse cyane, abapagani bashyizemo ibimana byabo, basanga ibintu bakoreshaga byose barabyangije. Noneho boza urusengero bararweza neza, bongera kurutura Uwiteka Imana ya Israheli, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Imana rero akaba ari batuye urusengero, akaba ariho havuye umunsi wo kwibuka dutura Imana ibyiza yadukoreye, ariho havuye umunsi wa Hanuka. Haje kuba igitangaza gikomeye rero. Icyo gihe bari bafite amavuta yari gucana umunsi umwe, noneho haza kuba ibitangaza bacanye ayo mavuta acana iminsi 8 yose. Ibi rero byatumye batangara cyane, batangara Uwiteka, bahita bemeza ko hazajya hibukwa ibi bihe n'ibitangaza Imana yakoze mu gihe cya Hanuka, tukibuka ubugwaneza n'ubuntu Imana yadukoreye turi mu bihe byawe bikomeye. Tukibuka yuko kwitambika umwanzi kabone niyo yaba afite imbaraga zingana gute bishoboka iyo ashaka kuzana imigenzo ya gipagani. Tukamenya kongera gusenga neza, twibuka ko ugusenga Imana by'ukuri ari ukuyikunda dukurikiza amategeko yayo. Tukemera kandi gutura Uwiteka Imana ibyiza byose yadukoreye, kugira ngo twibuke abo turi bo hato tutazibagirana. Ibyo rero nibyo byatumye Uwiteka abaha umugisha, arongera abashoboza kugira ngo bisubize Yerusalemu, noneho babeho mu mahoro nk'uko byari bimeze. Kuki rero Hanuka ikiri ingenzi n'uyu munsi? Hanuka ntabwo ari gucana amatara gusa ngo twibuke ko ibintu byabaye neza, ahubwo Hanuka ni ukudata ukuri, uri mu kuri ngo gutatire kabone niyo waba ufite imbaraga zikurwanya zingana gute. Komera ku kuri, ukomere ku Uwiteka Imana byanze bikunze. Niyo ukuri kwaba kuzira ku bantu, kwaba ari igicibwa, ukomere ku kuri. Niyo ukuri kwaba igicibwa gute, komera wizere mu kuri. Ese ninde ugiye nuko abantu bakunda cyangwa basenga Imana? Ni Imana cyangwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi bukomeye? No, Imana yawe yonyine, nk'uko ba Daniel nabo babigenjeje bari Babuloni,
nibyo ugomba gukurikiza kugira ngo ukomere wizere, ukomere ku Mana yawe, ukagira uti Hanuka igomba kwibutsa yuko wibuka kwitanga no gutura Imana ibyiza yadukoreye kubera ubugwaneza bw'Uwiteka. Icyo gihe ukamenya ko ugomba kwizera no kwemera Uwiteka cyane, ukirinda ikibi cyose kandi ukanga kugwa mu mutego w'umwanzi kubera ibintu by'abapagani bagushyiramo. Ibi byose ukabyanga, ukavuga uti Imana niyo yonyine izamfasha, izatuma ntsinda. Byanze bikunze iyo ubyizeye gutyo rero nta kabuza Imana ituma utsinda. Abamakabe rero bayobowe na Matiyasi n'umuhungu we Yuda, urumva ko banesheje Sekibi, baramwirukana, bavana ikibi cyageza ahera hahera, bimika none ubwiza bw'Uwiteka. Dukomeze rero twibuke Hanuka tuvuga tuti ubutwari, ubwiza, kwizera k'Uwiteka byanze bikunze n'ubumuntu ntidutume bijya mu kaga, kubera ko byanze bikunze twizera Uwiteka tuzanesha. Kabone niba habaye igitutu kimeze gute, izera Uwiteka uzanesha. Nambashimire rero twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyot.